siporo n'umuco mu iterambere ry'igihugu. Iki ni ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Siporo ituma tugira ubuzima bwiza, igatuma dusabana ndetse bikarengaho tugahangana n'amahanga tukayatwara ibikombe. Umuco nawe niryo shingiro ry'indangagaciro twasigiwe n'abakurambere. Ese umuco ufite uruhare mu gukataza mu iterambere? Byose ni mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere mukurikira kuri radio na televiziyo y'u Rwanda. Tubahaye ikaze nshuti mudukurikira mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere. Ni ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Uyu munsi turaganira kuri siporo. Tuzi ko siporo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu, byaba ari siporo inyuze mu mikino inyuranye nkuko tuyizi cyangwa se inyuze mu myitozo ngororangingo. Tuzi ko siporo rero ifasha umubiri kurambuka, igatuma imikaya ikora neza, ibyo rero bigafasha mu buzima bw'umuntu. Ibyo byose rero turabireba mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere, muri kumwe na Vincent Makaniye ukibagezaho. Mu buzima bw'umuntu akenera byinshi bituma amererwa neza. Muri byo hari uko umubiri we ugomba kwitabwaho kugira ngo n'ubuzima bwe bugende neza. Ku muntu wari we wese, yaba umuto cyangwa umukuru, kimwe mu bifasha umubiri we kumererwa neza ni siporo, nk'uko byemezwa n'abaganga. Siporo ni ngombwa kubera yuko ntushobora kugira ubuzima bwiza udakora imyitozo ngororamubiri. Ikora ite rero kugira ngo ugire ubuzima bwiza? Siporo ikora ku buryo butandukanye, ituma ugabanya ibiro, ishobora gutuma ya sukari mu maraso igenda neza, ishobora gutuma wa muvuduko w'amaraso usubira mu mibare yemewe. Byaragaragaye mu bushakashatsi mu isi hose yuko siporo ifite icyo ikugiriraho neza mu kwirinda izo ndwara zitandura zose. Leta rero nayo ntihwema kureberera abaturage bayo icyo ari cyo cyose cyatuma bamererwa neza. Yashyizeho gahunda zinyuranye zigamije guteza imbere siporo mu Rwanda. Komite Olympique ikaba iriho kugira ngo ifashe mu iterambere rya siporo, nk'uko tubisobanurirwa n'umunyabanga mukuru wayo Bwana Sharangabo Alexis. Dukora hamwe na turebera za federasiyo cyangwa asosiyasiyo 33 siporo zose zikorerwa mu Rwanda, ariko harimo federasiyo 20 z'imikino olympique. So ikaba igamije guteza imbere siporo muri rusange, ariko kandi tunibanda kuri zo federasiyo zifite imikino olympique, kubera ko natwe tugendera ku amategeko ya Komite International Olympique kandi n'ay'igihugu, ariko muri rusange ari guteza imbere siporo dukorana na Ministeri n'amafederasiyo na association mu buryo butandukanye bwinshi. Uyu munyamabanga mukuru wa Komite Olympique kandi aranasobanura ingeri za siporo dusanga mu Rwanda nuko zitabirwa. Muri rusange abantu iyo uvuze siporo kenshi usibye ko basiga bayumva cyane siporo rusange, ariko ubundi imbere wumvaga ni football, basket, volley, swimming n'indi mikino itandukanye, ariko siporo rusange niyo ubona ko itangiye kuba populaire kuri nabo badakina iyo mikino yindi. Ariko ko rero imwe muri gahunda zashyizweho kandi ziri kwitabirwa cyane muri iki gihe ni siporo rusange ikorwa 2 mu kwezi, ikitabirwa n'ababishaka bose, abakuru n'abato, kandi abayobozi bakuru b'igihugu babitangamo urugero rwiza, bakaba barafashe iya mbere mu kuyitabira. Kwisonga ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hanyuma naje kwifatanya namwe ngo tuze hano mu bugororangingo dufatanye uyu munsi ka Friday. Abantu ntabwo uri kwidagadura gusa, ni byinshi byiza, ni ukwidagadura, ubuzima bwiza. Rero dukomeze tujye tubyitabira. Yewe niyo ntabonetse aho ndi hose nifatanya namwe, niyo ndi hanze y'igihugu, ariko nshakaho nifatanyiriza namwe, ubwo dukomereza aho rero. Ubu mu mujyi wa Kigali hashyizweho ahantu hagera kuri 4 abantu bahurira 2 mu kwezi bagakora siporo. Mu gitondo saa moya imodoka zinjira mu mihanda ikorerwamo siporo zirakumirwa, abantu bagahurira ahabugenewe, bakishyushya, bakiruka bagana aho bahurira n'abandi baturutse mu zindi nguni z'umujyi. Abatirutse bisanzwe bagakoresha amagare ya siporo, abandi bagakoresha ubundi buryo bunyuranye, ariko bose icyerekezo ari kimwe,
bagana ahagenewe gukorerwa siporo, bagakora imyitozo ngororamubiri babifashijwemo n'impuguke muri siporo ngororamubiri. Abitabira iyi siporo bishimira cyane iyi gahunda leta yashyizeho. Ni igikorwa cyiza cyane leta y'u Rwanda yadushyiriyeho kugira ngo ifashe abanyarwanda mu buryo bwo kwitungira amagara mazima. Siporo ishobora kudufasha mu buzima, bigatuma ubasha kugira ingufu ukabasha no gukorera igihugu cyacu. Siporo ituma umubiri umera neza, utagira ibiro bitari ngombwa, igatuma amagufa cyane cyane y'abantu bari kugenda bakura agumya gukomera, igatuma kuruhuka neza mu mutwe no mu bitekerezo no mu mubiri. Mbese siporo ifite akamaro gakomeye cyane. Ubuse bamenya ko mfite imyaka irenga 50 n'indi ntabwo babishobora kubimenya kubera yuko nkora siporo. Abamama turumva ko iyo tubyaye tugomba kwicara tukarera abana, tukanywa ibikoma, kwa kunywa ibikoma no kurya biratubyibushye. Twabyibuha rero ubuzima bwacu ugasanga buri kugenda busubira inyuma, indwara za hato na hato, turwara ibintu tutazi, wajya kwa muganga bakabura indwara, ariko iyo dukoze siporo bya bindi byose birashira. Si abakora siporo gusa n'abatoza babo bishimira cyane iyi gahunda ya leta, bakabona ko iri gutanga umusaruro. Ari abana barankunda, ari abakuze bose nk'izo ngeri zose banyibonamo, kuko mu buryo nabyizemo mbikora mu buryo bw'umwuga, mbasha kuremamo ubushuti hagati yabo ndi gutoza, niba ari abana, niba ari urubyiruko, niba ari abakuze, bose usanga mu myitozo mba nagennye bitewe n'abantu mbona imbere yanjye, banyibonamo bakabasha gukora neza, barabyishimira. Nanjye kuri njyewe nyuma y'abantu banyegereye coach banshimira uburyo nabikoze, birandenga, ntabwo nabona ukuntu mbinganya nabyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arashimangira ko iki gikorwa ari indashyikirwa kandi kari n'urugero rwiza duha ibindi bihugu bitaratera iyo ntambwe. Ibonye abandi bantu ku isi bitabira nk'ibyo ukora babikurikiza, buriya biba bivuze ngo ni byiza. Abantu iyo bafite icyo babivanamo babyiga bakabikurikiza, kuba ari twe twagitangije rero tugikomerezaho. Aba ni bamwe mu banyamahanga batuye cyangwa bakorera mu Rwanda bitabira siporo rusange. Ce sport d'ensemble c'est bien, surtout pour la santé. Iyi siporo rusange ni nziza cyane ku buzima. Ndagira inama abantu baba batangiye kubyibuha gukora siporo cyane cyane nk'iyi ya rusange, irafasha cyane mu buzima. Ça aide la santé. Eh ben en fait pour moi c'est vraiment la santé. Le sport. Siporo kuri jye ni ubuzima. Ni ubuzima bw'ejo hazaza. Siporo inadufasha kwigisha abato indangagaciro nko gukorana n'abandi, gusangira, kugira umurava, gukorera ku ntego n'izindi. Le courage, l'ambition. Muri iyo siporo kandi Minisiteri y'Ubuzima n'abafatanyabikorwa bayo bagaragara cyane ahakorerwa siporo rusange, aho bapima zimwe mu ndwara zishobora kwirindwa umuntu akora siporo ku buryo buhoraho. Dufatanyije na Rwanda Biomedical Center, Division ya NCDs, dufatanyije na Minisiteri y'Ubuzima n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo muri Car Free Day, umunsi wahariwe siporo y'abantu bose, natwe dufatanye dupima abantu ibyo dushobora gupimira ahangaha, twereka abantu uko bahagaze ku byerekeye indwara zitandura. Twibutse diabete, twibutse indwara z'umutima n'imiyoboro itwara amaraso, iri muzi ko zisangiye impamvu zimwe: ubunini bukabije, kurya indyo itabereye ubuzima bwiza, no kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije. Iyo ufite tuvuge 1.60 m, ntabwo uba ugomba kurenza ibiro nshishirije 60. Iyo tugupimye hano tukabona hari ikintu kidasanzwe, turakubwira ngo uzajye kwa muganga. Si mu mujyi gusa kandi iyi siporo ikorerwa, kuko no hirya no hino mu ntara barabihagurukiye. Aha ni mu karere ka Rulindo, ahazwi nko kuri Nyirangarama, aho entreprise Urwibutso ihakorera byinshi binyuranye, ikaba inafite abakozi benshi, nayo yatangije iyi gahunda, ariko n'abaturage bahegereye bakaboneraho, ndetse n'abayobozi bakaza gushyigikira icyo gikorwa.
bazamuka umusozi wa Tare, bagera mu mpinga bagakora imyitozo inyuranye. Ubusanzwe njye by'umwihariko nanjye siporo ndayikunda cyane cyane ko nyifatira igihe nkazamuka iyi misozi nkayimanuka. By'umwihariko rero gahunda ya leta byerekana imiyoborere myiza yifuza ko tutagira ubuzima bumugaye, ariko by'umwihariko aha ngaha kuri Nyirangarama dufatanije n'umurenge wacu wa Bushoki, akarere ka Rulindo, intara y'Amajyaruguru na Minisiteri ya Siporo muri rusange, ibyo dukora byose tubikesha imiyoborere myiza ari n'abo bayobozi batwegereye, uburyo batumotiva bakatuba hafi. Reka tuvuge kandi kuri siporo ngororamubiri ikorerwa mu masare yabugenewe, iyi tuzi nka gym tonic cyangwa aerobic, ndetse hakaba n'ibyuma byabugenewe bifasha abantu mu gukora imyitozo ngororangingo. Aha ni hamwe mu hakorerwa bene iyo myitozo ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Umwe mu batoza uhakorera aradusobanurira imikorere yabo. Abantu bakorera siporo hano bose hari abakozi bakorera ibigo bya leta, hari abikorera ku giti cyabo, hari abaturage batuye inangaha, abatuye mu mpande zose za hano zegereye iri gym. Hari nk'abantu babanza guca kwa muganga bati muganga yanyandikiye siporo, noneho uwo mukiriya yaje akabikubwira, umenya urugero mutwaramo nk'umukoci uri professionnel. Siporo rero ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu nk'uko twabibonye, ariko nanone ni byiza kumenya urugero rwa siporo ijyanye n'ikigero cyawe cyangwa n'imyaka yawe. Ni byiza ko abana bamenya akamaro ka siporo nubwo batakora nk'ingana n'iy'abakuru. Ni naho uba uvuga uti yatangira siporo ya rusange yo kwikinira, kandi ejo bundi uzumva umwe yagiye muri atletisme, undi akunda basket cyangwa football, nibo uzumva ejo babaye the future stars b'igihugu, ariko kandi ubahaye amahirwe bakiri bato. Abageze mu zabukuru nabo ni icyiciro cyihariye kuko baba bamaze kugira imbaraga nke, ndetse rimwe na rimwe nibo bibasirwa n'indwara zimwe na zimwe zijyanye n'izabukuru. Yambwira nk'abakuze batayikinye, batagize siporo bakiri bato, kuzamuka kugira ngo agende amenye ibikorwa nuko bikorwa, abantu ntibameze kumwe. So nkangurira abantu kuba babanza kugana ku baganga kandi no kwipimisha muri Car Free Day babikora, n'ikindi gihe wakumva ko biri ngombwa kumenya ko ubuzima ibintu byinshi ugenda ubikora atari uko muganga bikubwiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arashima ko aho gukorera siporo rusange hongerewe, kandi akanashishikariza abanyarwanda bose kuyitabira bagasabana, kandi siporo igatuma bagira ubuzima bwiza. Umujyi wagize neza gushaka ahandi hegereye abandi benshi badashobora kuza hano ariko bakabikorera mu gice kibegereye. Ni byiza rero, ni umuco mwiza, tuwukomeze. N'abandi benshi batarashobora kuza bagende babyitabira bakurikije ahabegereye. Ubuzima bwiza, kwishima, burya nabyo ni ngombwa, byubaka na politiki nziza, byubaka n'igihugu. Inshuti mwadukurikiye mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere, ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Kikaba ari ikiganiro kibanze ku kureba akamaro ka siporo mu buzima bw'umuntu, aho twabonye ko siporo idufasha byinshi mu buzima kuko ituma tudafatwa n'indwara za hato na hato, ndetse bikadufasha no kuramba. Ikindi kandi siporo ikorewe hamwe ifasha cyane cyane mu busabane n'abandi, bityo rero ubwo busabane nabwo bukaba bukenewe mu kubaka umuryango nyarwanda. Tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro, kandi ntimuzabure kuri gahunda y'ikiganiro cy'ubutaha. Byari ikiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Makaniye wakibagezagaho.